Mbabwira kenshi ko mbakunda kandi ni ukuri kuzuye. Eriva 250 ni cano bakunzi banjye, nimubwire ngo pole sibyo rata. Ndabasuhuje cyane bakunzi banjye, munkurikira kuri cano Eriva 250 ubyegeranyije neza, nimugire amahoro y'Imana. Mbabwira kenshi ko mbakunda kandi ni ukuri kuzuye, kuko mfite impamvu ibintera. By'umwihariko uretse ko muri n'abakunzi banjye mukunda ibyo nkora, mukanshyigikira, mukamba hafi, naje gusanga n'ubundi twese turi mwene Adamu, twese turi bene Kanyarwanda. Bivuze ngo nta mpamvu yo kudakundana. Ifurize ibyiza mugenzi wawe, nawe akwifuriza ibyiza. Natanabikwifuriza ujye umenya ko uruhande rwiwe ahagazemo rufite ikibazo, wowe ukomeze ukore icyo wagagombye gukora. Igitumye rero nkora iyi videwo ariko itagaragaza amashusho gusa, nayo yitwa videwo kuko si ifoto, kwari ukugira ngo mbabwire impinduka zigiye kuba kuri YouTube channel Eriva 250. Eriva 250 ni channel igiye kugicaho ibikorwa by'imyidagaduro, mu ruhande rumwe ibyishimo, gusetsa abantu, kwigisha imico binyuze mu buryo bwo gukina amakomedi, filimi komedi, imikino yo gusetsa abantu no kubigisha ariko mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Noneho abantu bakunda ibiganiro byanjye nise hindura isi nziza. Sorry, ndakozwe ninde mvuze baho. Sorry, nanjye ari wowe bibayeho niko nakubwira. Yesu we, umuntu mvuze ninde we. Awi. Noneho reka dukomeze, gusa ndabakunda. Kuba atabizi, hari ababizi ndabizi, Imana ibaha umugisha, ndetse namwe mutabizi Imana ibaha undi, kuko ifite mwinshi. Ifite imigisha itandukanye, imigisha y'urubyaro, imigisha yo mu mafaranga, imigisha y'abantu, imigisha y'ubutunzi, ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Ibamera umugisha rero. Bigiye kujya bica kuri cano yitwa Umugenzi mu Gihe, ariko n'ubundi uzajya wandika hindura isi nziza ubibone. Ni ibiganiro by'isanamitima, ni ibiganiro birimo impuguro n'impanuro, hahandi nawe witegereza ukavuga uti byibura hari aho mvuye, hari n'aho ngeze. Ese ni gute nawe umugabo uhamye? Ese ni gute navamo umugore ukwiriye? Ibyo nakoraga uko bidakwiriye nabisubiramo nkabikora. Ibyo biganiro byose uzajya wandika hindura isi nziza n'ubundi ubibone, ariko by'umwihariko uzajya wandika Umugenzi mu Gihe, Umugenzi mu Gihe, uzajya uhita ubibona kuri YouTube channel. Bariho kubwira abakunzi bacu uru rugendo twatangiye, by'umwihariko wowe usenga, Imana niguha umugisha, kuko dusenga Imana ivuga, dusenga Imana ikora, dusenga Imana itwiyereka uko bukeye n'uko bwije. Haleluya. Ibi nabyo biba bivuye mu mugambi w'Imana, ntabwo ari ugupfa kubikora gutyo. Kandi buriya abantu bose buriya n'ubwo baba batabizi, Imana ni umubyeyi mwiza ujya utanga gisunika ku bana be. Mperutse gukora ubushakashatsi nsanga abantu bose bari mu kuba abasitari hari ahantu babanje. Abenshi abantu bose bari kwamamara 70%. Mushobora kuganira bakakubwira ko bari bafite amakuru. Haleluya. Rero mbifurije gukomeza no gukomera ku Mana, kugira ngo nibuze umugambi wayo ku buzima bwawe, we kuzemerera ikintu icyo ari cyo cyose kurogoya, kugira ngo ugire icyo uzabacyo. Natwe rero icyo Imana ishaka ko tuzabacyo, tuzakiba hamwe n'abadukunda n'abandi benshi Imana izatwungura bazatumenya. Imana nibaha umugisha. 250 ari cano y'akazi.
niyo mpamvu nashatse kubivangura kugira ngo ibiganiro byo gukomeza guhura n'amakomedi, kandi abakunzi banjye bakomeje kunyandikira bambwira ngo dukumbuye ibintu bya mafilimi komedi, dukumbuye ariko abenshi bahuriza kuri komedi. Ariko nza gusanga n'ubundi koko abantu baba bafite siteresi, baba bakeneye ibintu bituma bishima, baba bakeneye kwiga ariko kandi bakanaseka. Ubundi urubuto rw'ibyishimo n'Imana iruvugaho. Ibyishimo, urukundo, ibyishimo nuko rero ni muri urwo rwego mbese nta kuyumanganya kugira ngo mbamenyeshe ko impinduka muzabona ntimuzigere muvuga ngo byagenze bite, ahubwo niyo mpamvu tugiye gufokasinga ku kintu bita cyangwa se tugiye kwita ku kintu bita umukino wo gusetsa abantu kandi baniga. Mvuga ngo bya bindi tuvuga hirya iyo tugiye kuzajya tubishyira kuri tere, abantu bishime, abantu barebe uko isi imeze, uko yaraye n'uko yiriwe, ariko mu buryo bw'iki bwo kwishima no kwidagadura. Ibyishimo. Imana rero nibampera umugisha abantu mwagiye mudusengera, mukomeze mudusengere, n'ubundi Imana izakora icyo yagambiriye. Ariko nongere mbibutse ko Hindura Isi Nziza ntabwo izava kuri YouTube, ahubwo igiye kujya ku yindi channel, Eriva 250 igiye kuba channel nk'uko nabibabwiye, izajya icaho amakomedi. Noneho mujye mutwandikira muri comment, kore subscribe, kore share, musharinge n'abandi niba mubikunze n'iby'igiciro. Buriya biba ari ingenzi iyo ufite abantu. Noneho iyo channel izajya icaho ibyo biganiro ni Umugenzi ga mu nyuguti nkuru, Umugenzi mu gihe. Nuvuga ngo umugenzi igihe arimo kugendamo, Umugenzi mu gihe. Iyo ni channel yanjye iba kuri YouTube. Imana nibaha umugisha ngayo nguko yizajya icaho ibintu by'ibiganiro, nzajya mbazaniraho abakozi b'Imana, abavuga butumwa baze bababwirize kugira neza kw'Imana kuri abantu banjye tubiziranyeho bakunda ivuga butumwa, bakwifuza no guseka bagakata bakajya kuri Eriva maze bakishima bakamenya ibintu bigeze. Ariko ni ukuri wowe kabyarawe, ni ukuri ntuzadutera ibuye nubona turimo kwisekera, nubona dukoze ibintu. Mpamvu mbiseguyeho niyi, dusohoye mu minsi aho abantu bemera babonye, mujye mwizera mutabonye. Nta nubwo Imana ikunze wowe mukiranutsi gusa, ahubwo Imana ikunda abanyabyaha. Imana ikunda abantu b'Imana bose. Imana ikunda umuntu wayo wese wireba bariya biyambariye meningo bacira urubanza mwene data. Nawe kandi wireba niba ubasha kwambara ukikwiza ku basilamu, wicira urubanza aho utikwije, ibyazi nibyo yabashije gukora, ariko umunsi Imana izamwereka ikindi cyiza kurushaho azagikora. Jya nkunda kubwira abantu ngo nawanga ibyiza arabibura, kandi mbifurije kugira ishya n'ihirwe, mbifurije kuroranirwa, ukuboko kwiza kw'Imana gukomeze kubane na buri wese, kandi ni ukuri Imana ibanzigamire. Ndabakunda nk'uko bisanzwe iteka, data bareba ijisho ryiza. Murabizi ko gucira umuntu urubanza bitemewe, kuko ushobora gusanga aho hari uyu munsi ejo waba uhari. Niyo mpamvu mvuze ni nyamuna ntukirirwe ureba mugenzi wawe ngo uvuge ngo ko yakoze ibi cyamuteye kubikora ari wowe kiriho, wasanga wabikora. Ugasanga umuntu yihaye umuntu ngo yaciye umugabo inyuma ngo yakoze ibi. Ushobora gusanga nawe ari wowe umenye ko umugabo yaguciye inyuma gatatu utabyihanganira. Ushobora gusanga wa mugabo we nawe umenye ko umugore wawe yaguciye inyuma gatatu utabyihanganira, kuko umutima wo kwihorera buriya uba mu muntu wese wa kamere uwo ari we wese. Kandi mbabwire ntabwo duhora mu mwuka pe. Nawe urabizi ko hari igihe ukora amakosa utunzwe na Mana mfasha. Rero Imana nibaha umugisha, tuzadukomeza dusangire, tuzadukomeza tuganire. Mfite intashyo ntareka kubabwira, iherereye mu gitabo cy'imigani. Mbese mbifurije no kuzagisoma cyose, buri wese azasoma igitabo cy'imigani, niho haba ibintu byose duhurira nabyo mu buzima bwa minsi yose. Nicyo gitabo gikubiyemo ubuzima bw'iminsi yose. Niho haba umugore w'imico myiza, niho haba umusore unesha ibibazo n'ibigeragezo, n'abagabo banesha abagore b'inzaduka. Niho haba ibintu byinshi
byinshi cyane by'ubwenge. Rero uzasome igitabo cy'imigani uhere ku murongo wa mbere, ariko intashyo nge nguhaye iri kuri 2:11-12. ubwo ni ibice bibiri, umurongo wa 11 n'uwa 12. hari amagambo avuga ngo amakenga azakubera umurinzi, kujijuka kuzagukiza, kugira ngo bigukure mu nzira y'ibibi no mu bantu bavuga iby'ubugoryi cyangwa se ibidafite umumaro. Bye bye, ndakunda, and wibagirwe gukora subscribe, like, share and comment. Bye bye, I love you so much.